Nina kubona baby za vingenza pa usibye n'izuba n'imvura nizagwa. I wanna hold you right away. Echo chenjagara, I wanna hold you right away. Omeza marara. Storm is over now. I need you by my side. You give me overdose, almighty Jaya. He's on our side. Storm is over now. I need you by my side. Almighty Jaya. He is on my side. It's like a movie. Every time I see you, I do get goosebumps. Me say, Jembonu Murika. Everywhere you go, I see the big men down. Girl, are you the one in my... Oh, yeah. Tugenda bakubo muziki. Hanyuma... Ocean, get I wanna take you to the ocean. Get I wanna see you whining your body. Get I wanna see you whining your body. Looking from the back, me tempted to touch your wine. Come on, nigga, baby, need too much. Looking from the back, me tempted to touch your wine. Come on, nigga, baby, need to. Oh, baby, for you I go die. Your body more a moody mind. Oh, my baby, for you I go die. Your body more a moody mind. Sinsima, who got the keys to the city? Well, girl, you're my disease. You're my hearty desire. Every time you pull, I got me catching fire. I wanna put your ring on your finger. Girl, I wanna die for ya. Amandivo senza katira. Ocean, get I wanna take you to the ocean. Get I wanna see you whining your body. Get I wanna see you whining your body. Looking from the back, me tempted to touch your wine. Come on, nigga, baby, need too much. Looking from the back, me tempted to touch your wine. Come on, nigga, baby, needs. Oh, baby, for you I go die. Your body more a moody mind. Oh, my baby, for you. Your body more a moody mind. Laughter zit kwa mbutsi mipaka mpaka kipunyisumu papa pana ujustopa vizi mijid Dubai Ibiza Paris na Mumbai high life ibinu biri right with me you gonna feel alright. I me say girl ocean, get I wanna take you to the ocean. Get I wanna see you whining your body. Get I wanna see you whining your body. Looking from the back, me tempted to touch your wine. Come on, nigga, baby, need too much. Looking from the back, me tempted to touch your wine. Come on, nigga, baby. Boom fire. Boom fire. Boom fire. Boom fire. Ka boom. Urumogi si ikintu uzarureke. Urumogi ntago ari ikintu ntuzarumwe. Nganji wagwana. Irene Orusabe wemerande. Ibyo bintu ngiye nago mbigenderamo, nago njye ngereranya abantu. Ku kibazo mbajije nago njye ngereranya abantu. Irene mufatukwe nkamwubahukwe, Sabe mufatukwe nkamwubahukwe. Nago njye ngereranya abantu, mbona iyo ngeso ifitwe n'abantu bo mu Rwanda. Abenshi mu bantu bari kuri, abenshi mu influencers bo kuri za YouTube, za Instagram bafite icyo kintu, kandi nago icyo kintu ari kiza. Nago njye ngereranya abantu ngewe. Reka nge nago njye ngereranya abantu kabisa. Buri muntu bamufatukwe nkamwubahukwe, nundi nkamufatukwe nkamwubahukwe. Vis-a-vis iri mu ndirimbo tuzaperforminga Nganji wagwana. Vis-a-vis iri mu ndirimbo tuzaperforminga tariki 29 z'uku kwezi. Dufite igitaramo hano muri Uganda, Nomad. Bimwe mu byo nje kubabwira nabyo birimo ibyo ngibyo. Dufite igitaramo hano, so vis-a-vis iri mu ndirimbo tuzaririmba. Abantu bazaza bazenjoyinga live nziza cyane. Hanzi wari wazamura. Umuntu bibajije yitwa ndera Young da Kevin. Abantu bari hano abari bo bagusubiza icyo kibazo ntago ndi bugisubize. Abantu bari hano abari bo bagusubiza kuko nawe ushaka uri mu bo twazamuye.
wachana unasho shakuri mu twazamuye content ya one on one uyibona gute wazayijemo koko iyo content nago nayizamo sinzigera nanayizamo kabisa I will never ever I can't do such a thing I can't do such a thing umugabo wo muri Nigeria baramajije ngo ushobora kubana n'umugore korera amafaranga menshi kukurusha I can never do such a thing Nigo umuniga baramaza ngo wa mugabo we ushobora mugabo ushobora kubana n'umugore ukorera amafaranga menshi kukurusha I can never do such a thing. Oh my Lord. Oh my Lord, I can never do such a thing. Ariko abantu ko mwarakaye. Abantu ko mwarakaye. Byagenze gute mwabaye iki? Byagenze gute mwabaye iki? Byagenze gute mwabaye iki? Ubu ngo mugiye kuvuga ngo nganga ngo ari wakumva mubuze nganga ngo harimo ngo cannabis singiye kwinywera akaji mureba singiye kwinywera akaji mureba ubu ngo wabona mubuze ngo harimo cannabis cannabis kana wakumva mubuze ngo harimo kana niko singiye kwinywera akaji mureba aha dukumbuye Agaba Safari arahari asante sana murumbwe ngo ryoherwa asante sana rimicyuma man kubera iki bro hano nta kana nta irimo hano bro hano nta kana there is no kana no kana hey yemba nimo kwinywera ama juice man niyo mpamvu mbabwira niyo mpamvu ndababwiye ngo I am chocolate boy hey begin again there is no cannabis kana yo Kagina kombona wohereje ibitoki byinshi kombona wohereje zino ntoki nyinshi bigenze gute Kagina uribeshye kombona wohereje zino ntoki nyinshi bigenze gute uribeshye cyangwa izi ntoki zishyize kubishaka
niko kagina. Yo, my beautiful people, tuba tugomba kubanza tukaganira, tukanisekera, tukanasubizamo ibibazo bimwe na bimwe, ariko hari ibyo nje kubabwira, kubera ko ubu ngo abajene baba barekereje, ngo baba bategereje ngo kuri codinga, ngo mvuge ngibi, ngo bashyireyo ngibiki. Murabazi nza hano nkiganiriza abantu, twisekera, ngashiduka abantu bambeshyeye, bashyizeho ibyo bashaka byabo. So hari abantu barimo kumbaza rero hano ibibazo byinshi, ngo mbabwire ku bya Teta. Se si mwabonye video nyine? Nizere ko Teta murimo kumbaza ari we ndiwe mu gusubizaho. Teta ni mwabonye video nyine arwana n'umugabo we Wizo? Si mwabonye video ra? Hari ibindi bwo mukeneye kubona ra? Hari ibindi mushaka? So ikintu narinje kubabwira rero bantu banjye bo kuri Instagram, we have a show, Big Energy, we have a show. For now we are going to turn up. For now we are going to Big Energy. Ese Muyango agutumiye kuri date waza, ariko uyu muntu witwa Youngs the Kevin, niba ari that Kevin, ububazo bwawe buraciriritse, burimo amafuti menshi, nago ububazo bwawe ndibwongere kubusubiza. Ubeze nk'umuntu urimo kubaza ububazo kugira ngo recording rero. Ganza niko rero amakuru ya Teta nkuko mwari muyambajije. Teta nizere ko mwarabibonye, nta bindi ngewe narenzaho, ibyo mwabonye nibiriya, nanjye uko mwabibonye niko nabibonye. Kubera ko hari abantu mbambona bigize nkaho ngendi brand ambassador wabo. Ngendi brand ambassador wande, ngomba kuguha amakuru. Ngiye ngomba mujye mushaka, mugihe ntabahaye amakuru, mugihe ntatanze amakuru, mujye mujya gushaka amakuru ahandi, kuko ubu ngubu nsigaye naragiye mu muziki. Muzajya mwihangana, amakuru muzajya muyabona. Nabonye hari abanyandikira, tubere brand ambassador waho ngaho, ujye dushakira amakuru yaho ngaho. Ese ndi brand ambassador wawe? Oya. Uzaza nawe wishakira amakuru. Kampala urayizi? Kampala urayizi? Uzaza nawe wishakira amakuru, uzaza hano dore dufite na show, uzaza utahe show. Urumva? Buri wese n'agasarabo ke. Noneho hari nk'umuntu, Grace uvuze neza cyane, hari umuntu wambwiye ngo dushakira amakuru ya Teta, ngo na Wizo aho ngaho. Ariko umuntu arabyuka agahangayikishwa n'amakuru ya Teta na Wizo. Amakuru yawe wameze neza. Amakuru yameze neza koko? Mbere uko hangayikishwa n'amakuru ya Teta na Wizo, amakuru yawe wameze neza kweli? Rero bantu banjye, fungura Frost tubahe ukuri, bazi bike. Bazi bike. G the Hunter, uyu umujene wa Nyagatare. Yabana umuraperi mwiza cyane, ariko nyine system, hari ukuntu system ngo biba bitarakunze. So bantu banjye ba Big Energy, Barundi mwese, Banyarwanda mwese, Bagande mwese, Bana Uganda, Abanyankole mwena, mwana mbatumide. I have a special announcement. Nje hano kugira ngo John Bosco Nshimiyimana, ndagusuje cyane, komera cyane. Hanyuma ndashaka kubagezaho amatangazo. Mbafitiye itangazo rya mbere mbafitiye ku munsi wa none. Dufite igitaramo mu mujyi wa Kampala, Uganda. Kampala, Uganda. We are already in Kampala. We are already in town. We are already. Bana Uganda, Abanyarwanda mwese muba Uganda. By the way, Abanyarwanda muri kuri no live, sinzi niba mubizi, ariko ngiye kubibabwira, ariko sinzi na mwari mubizi. Sinzi niba mubizi ko Abanyarwanda ba mu gihugu cya Uganda ari benshi cyane. Muzashaka amakuru.
abanyarwanda bano ni benshi. So abanyarwanda ba mu gihugu cya Uganda by'umwihariko ba mu mujyi wa Kampala, ndabizi hari na benshi bari hano kuri ino live. Ndabatumiye mu gitaramo cyanjye, ni kuwa mbere kizaba, nicyo gitaramo kizaba atari muri weekend, nicyo gitaramo kizaba ari kuwa mbere. No ngewe nta nubwo banagize ubwoba ngo bw'umunsi ngibiki oya, kubera ko ibintu byanjye bikorwa n'Imana. Imana niyo inkorera, niyo integurira ameza buri gihe. Imana niyo integurira ameza buri gihe. Imana niyo nyine incira inzira. Imana niyo ibikora. Niyo ibikora. Hari umuhanzi witwa Niyibikora Safi, mbona no kumusuhuza. Hanyuma dufite igitaramo tariki 29 Nomad Gaba Road hano Kampala. Abantu muri za Munyonyo, abantu muri Buziga, abantu muri Bunga, abantu muri Kansanga, abanyarwanda mwese muri town, abanyarwanda mwese muri Nigeria, abanyarwanda muri Buati, abanyarwanda aho ahantu hose muri muzaze munshyigikire. Hanyuma gahunda ihari niyo kugura tables mu buryo bwa reservation, hanyuma ariko kwinjira mu buryo busanzwe bitarimo kwicara kwa table ni ubuntu, it's free. Ariko abinjira ndajya mu byumve neza hano muri Uganda bitandukanye no mu Rwanda. Abantu binjira benshi baba bafite amatebo, abenshi baba baguza amatebo. So iryo ni itangazo rya mbere nari mbazani. Ikintu cya kabiri, we have a new banger, we have a new sound coming, we have a very very special sound coming. Indirimbo yitwa Duru. Indirimbo yitwa Duru. Ni indirimbo nakoranye na Mr Kagame, ni umuhanzi w'umunyarwanda, umuhanzi w'umuhanga cyane, mwe mu bahanzi ebana system yakubise inyundo nyinshi, ariko arakomeza nyine kuko ni Kagame, ni Mr Kagame, ntago ajya acika intege umujene nawe na ebana. Munanamushimire cyane kandi nanabwire congratulations, mubwire congratulations. Ubu tuvugana Mr K ari under Black Market Records, one of the record label kandi ifasha abahanzi. So Duru Duru Oina Syntax, yo, umuhungu King Panda, yo, most welcome man. Mugwemo bro, mugwemo. It's like, yo, this show, trust me, everyone who will come through, umuntu wese uzaza muri iki gitaramo cyanjye hano Kampala, umuntu wese uri hano kuri no live, uzaza cyangwa urimo guteganya kuza mu gitaramo cyanjye, bro, you're going to enjoy good music. You're going to enjoy live music. There is no excuse. There is no excuse. Nta excuse mu bijyanye n'imiririmbire, nta excuse mu bijyanye no gukora live. We have come a long way to Papara, Daddy long journey kwibona no. Oh God, you know, nanjye najyaga nibaza aho bizava, niba ushaka témoignage pick my number. Namenye ko naho ritarema, naha Kampala rirarema bro, isoko rirarema hano Kampala turaritaha. Ono umugani w'ikinyarwanda, namenye ko naho ritarema, ahantu hose isoko ryarema kandi umuntu akabaho. Namenye ko naho ritarema, mu rugendo rutoroshye my friend, from Tabagwe to Kampala. Ubu ndimo mfungura nomad, ndimo mfungura nomad. Brie, mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari, ngo nkunde nkorera iyo madorari, mutipe wo mucyaruri so funny. Mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari, ngo nkunde nkorera iyo madora. Ona na kuko umugambi w'Imana suwe jo. Oh yeah, suwe jo. Uwo mugambi w'Imana suwe jo. Yeah, suwe jo. Yo, there is no excuse, like for real. Abantu mwese muzaza muri concert yanjye, you enjoy good music, you enjoy live music, trust me.
trust me, you enjoy good music and live music. So ndimo kubabwira kuri Mr Kagame, indirimbo yitwa Duru, nabyanditse kuri artwork nashize hanze ku munsi w'ejo, nizere ko mwayibonye. Ni artwork zanjye zose ziba zifite ubusobanuro. By the way, umuziki wanjye uba ufite ubusobanuro, artwork zanjye ziba zifite ubusobanuro. Ntabwo njya mpfa gukora ibintu mpubukiye cyangwa se ngo oya, ndategura ikintu cyanjye nkagikora. Kora follow kuri Instagram yanjye, wohereze namba yawe aka kanya, amadolari 20. Manzi uranyohereza amadolari 20 kubera ko ngufollowinze. Oya ntago ndi bugufollowinge ayo madolari 20 ubwo ngubwo yagumane. Twakomeje. Nge ntago nyapfa gufollowinga abantu bro, ntago mpfa gufollowinga umuntu wari we wese, mfollowinga umuntu kubera impamvu. Abantu followinga bose. Hanyuma umuntu witwa Chilak, my guy, yago bimeze bite my friend, wambwiye go hey how are you doing man? So listen to me my beautiful people. Indirimbo yitwa Duru yakozwe na Pastor P. Ariko Duru ndagira mbabwira ukuntu yatangiye. Duru nari ngiye i Rubavu ariko mfitanye gahunda na Mr Kagame. Hanyuma ngeze Nyabugogo mbona umujene wari ushonje man, birambabaza numva namuha, nshaka ukuntu muha, nari ntwaye mbona ahantu ndi ntago nabona ukuntu mparika ngo muhe nk'agahumbi byibuze, cyangwa se muhe nka 2 cyangwa 5 abashe kugira icyarya. Birambabaza, numva birambabaje sana. Batista nawe nagusuje sana. So bimaze kumbabaza kuko narabibonaga ko ashonje. Buriya inzara ni ikintu kibi, ushaka kureba umuntu nubwo atagusaba ariko ukabibona ko ashonje. So rero iyo ngewe mu bihe byanjye yo nabonaga umuntu ko ababa yakeneye ubutabazi nabo mu hagati agombye kunsaba. So ndagira ngo rero mbabwire ukuntu indirimbo Duru yabonetse. Ubwo rero nahise numva ngize agahinda mu mutima wanjye. No kuri nyuma y'iminota 5 mitamamagara Mr Kagame. Ndamubwira men, mbonye umuntu, hari umuntu mbonye kabisa ushonje ariko mbuze ukuntu muha. Arambwira men, reka tubikoremo indirimbo. Reka ibyo tubikoremo indirimbo. Ndavuga okay. Ndavuga iyi story tugomba kuyiririmbaho. Ubwo ngiye nari ndimo kujya i Rubavu. Hanyuma Mr K yarari i Musanze. Musanze dutangira project itangirwa n'umu producer ntarimo kwibuka izina rye. I am really sorry. Ni hagira umuntu uba yibuka wenda wari uhari dukora iyo ndirimbo akanyibukira umu producer mumbwire, kuko ngewe I give credit to everybody who participates on my career, on my music. Umuntu wese uparticipa ngewe muhereza credit. So uwo mu producer niwe watangiye umushinga w'indirimbo yitwa Duru. Hanyuma ngewe ngeze i Musanze nasanze Mr Kagame ari kumwe n'uwo mu producer. Uwo mu producer reka musuze cyane kandi my respect. Ni mu producer ukorera i Musanze w'umuhanga sana ariko ntago ndimo kwibuka izina rye. So uwo mu producer rero niwe watangiye uwo mushinga. Hanyuma Mr Kagame nsanga yagize igitekerezo, aravuga ati man, bya bintu wambwiye by'umuntu wari ushonje n'ibiki, nagize igitekerezo nta kuntu twabikoramo ingoma. Ndavuga ni ntari bireka tuyikore. Dutangira gukompoza aho ngaho, ariko nsanga we hari igitekerezo yamaze kugira already. Hanyuma duhita tuvuga tuti reka dufate umwanzo wo kujya wo kuyikora iyi ndirimbo. Turi codingaho ibintu by'ingenzi, ari codingaho verses, nanjye ndirimba chorus. Ntukwiringira abantu rero mukaya ndaza kubasamporinga gatoya mwumva ukuntu imeze. Ni indirimbo nziza cyane, indirimbo y'ubuzima. Nyuma y'indirimbo yitwa Suwejo kuri ngewe, iyi niyo ndirimbo yindi igiye kuza ishobora kumotiva umuntu nkuko nakoze Suwejo ikaza ikamotiva abantu. Iyi niyo ndirimbo nyuma y'indirimbo yitwa Suwejo, niyo ndirimbo kuri nge ndimo kumva ko izasohoka ikamotiva umwana w'umusore urimo kubona birimo kwanga, urimo wagerageje, wakoze bikanga, wakomeje kurwana bikanga. Ni indirimbo izafasha umwana w'umukobwa wisanze mu ngeso mbi atari yo mahitamo ye, just kubera ko ubuzima bwatumye yisanga aho hantu. So iyo ndirimbo rero iyo ndirimbo twayihaye izina rya Duru yasabune muzi. Nabonye hari ababivuze hano. Yasabune kabisa Duru. Ariko
hari umuntu ushobora kwitwa Duru, umuntu ashobora kwitwa Duru, umukobwa ashobora kwitwa Duru, umupapa ashobora kwitwa Duru. Nuko nguko indirimbo rero yagize gute yabonetse, hanyuma nyuma iza gufatwamo n'umuproducer mukuru, umuproducer nubaha, umuproducer umaze imyaka myinshi muri game witwa Pastor P. Ndamwubaha cyane arabizi kandi nanamushimire kuri no live. Pastor P, maximum respect. Thank you so much my brother. Thank you so much my brother. Thank you so much for understanding me. Thank you so much for supporting my movement. Thank you so much for supporting my career. Ibi ndabivuga nshize amanga kabisa. Ibi ndabivuga nshize amanga. Thank you so much Mr. Pastor P. So indirimbo yitwa Duru yanditswe na Mr. Kagame kandi ngewe I give credit. Iyo umuntu yakoze ikintu mu credit. Yanditswe na Mr. Kagame, indirimbo yitwa Duru. Hanyuma ngewe naririmbye chorus. Ngewe naririmbye chorus y'indirimbo. Hanyuma ndashaka kubasampling ho gatoya mbere yuko ngira abantu nzamura hano. Hari abantu ushaka kuzamura kugira ngo baze bagerageza amahirwe yabo. Ndashaka kwakira abanyempano babiri. Igice cya mbere tugiye kwakira abanyempano babiri. Nicyo icyo cya mbere tugiye kwinjiramo mu kanya. Tugiye kwakira abanyempano babiri. Tugiye kwakira abanyempano babiri. Tugiye kwakira abanyempano babiri mu kanya. Ubwo ndimo ndateguza abanyempano mube hafi. Ndakira abanyempano babiri. Byaba byiza abaye ari umuhungu umwe n'umukobwa. Byaba byiza abaye ari umuhungu umwe n'umukobwa umwe. Ntitwakira abahungu babiri gusa cyangwa se abakobwa babiri gusa, ubwo twakira umuhungu n'umukobwa. Ngiye kugaruka mu kanya ari cyo cyiciro cyangwa se ari wo mwanya twinjiramo. Be ready, bigena je, ndaje mu kanya. One love.